Karame Nyagasani, turakwitabye kuko uduhamagaye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 34 tariki 29 Ugushyingo 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 6, umurongo wa 13 kugeza kwa 14, wa 16 kugeza kwa 17, n'uwa 23 kugeza kwa 28. Muri iyo minsi umwami Belitazari akora umunsi mukuru ukomeye, azimanira abatware bageraga ku 1000, maze anywera divayi imbere yabo. Ngo amare gusoma kuri divayi, umwami Belitazari ateka kuzana ibikombe bya zahabu na feza se Nebukadinezari yari yarasahuye mu ngoro y'Yerusalemu, kugira ngo abinyweshe we n'abatware be hamwe n'inshoreke n'abariringikazi be. Nuko bazana ibyo bikombe bya zahabu n'ibya feza byasahuwe mu ngoro y'Imana y'Yerusalemu, maze umwami n'abatware be, inshoreke n'abariringikazi be babinyweramo. Nuko banywa divayi, ari nako basingiza ibigirwamana bikozwe muri zahabu no muri feza, mu muringa no mu cyuma, mu biti no mu mabuye. Ako kanya hatunguka intoki z'ikiganza cy'umuntu zitangira kwandika ku rukuta rw'ingoro y'umwami, ahagana inyuma y'ikinyarumuri. Umwami arabuka gikonjo cy'ikiganza cyariho cyandika. Ubwo umwami ahinduka undi, ibitekerezo byo bimutera guhagarika umutima, intantu ze ziratatana, n'amavi yatangira gukocorana. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Ngo ahagere, umwami aramubwira ati, mbese no Daniyeli wo mu bantu umwami data yazanye mu bunyago abakuye mu gihugu cya Yuda? Numvise avuga ko utuwemo n'umwuka w'Imana, kandi bifitemo urumuri, ubwenge n'ubuhanga budasanzwe. Numvise rero bavuga ko ushobora gutanga ibisobanuro no guhishura amayobera. Niba ushobora gusoma inyandiko no kumenyesha icyo isobanura, uzambikwa imihemba n'umukufi wa zahabu mu ijosi, kandi ube umwe mu batatu b'ingenzi mu gihugu. Daniyeli abwira umwami ati, ayo maturo yigumanire, cyangwa se uyihera abandi. Nyamara ku bwanjye iriya nyandiko ndayisomera umwami, kandi mumenyeshe n'icyo isobanura. Wirase kuri Nyagasani nyir'ijuru, utumiza ibikombe byo mu ngoro ye, maze wowe n'abatware bawe, inshoreke zawe n'abaririmbyikazi bawe babinywesha divayi. Musingiza ibigirwamana bikozwe muri zahabu no muri feza, mu muringa no mu cyuma, mu biti no mu mabuye. Kandi ibyo bigirwamana bitabona ntibyumve cyangwa ngo bigire icyo bimenya. Nyamara ntiwahaye ikuzo Imana ibumbatiye ubugingo bwawe mu biganza byayo, ikagenga n'amayira yawe yose. Niyo rero yohereje cya kiganza cyandika ubwacyo iyi nyandiko. Icyo cyanditse ni ibi: mene mene tekeli parsin. Dore rero icyo amagambo asobanura. Mene, Imana yamaze imyaka umaze ku ngoma maze irayisoza. Tekeli, wapimwe ku munzani maze uburemere bwawe bugaragaza ko udashyitse. Parsin, igihugu cyawe cyagabanyijwemo kabiri, gihabwa Abamedi n'Abaperesi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikana iri somo turayivana mu gisingizo cy'umuhanuzi Daniyeli, umutwe wa 3 umurongo 62 kugeza ku 67. Ni mu muririmbe kandi mu murate iteka ryose. Zuba n'ukwezi nimusingize Nyagasani, nyenyeri zo mu kirere nimusingize Nyagasani, imvura n'ikime nimusingize Nyagasani, miyaga mwese nimusingize Nyagasani, muriro n'icyokere nimusingize Nyagasani, bukonje n'ubushyuhe nimusingize Nyagasani. Ni mu muririmbe mu murate iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 21 umurongo wa 12 kugeza kwa 19. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be igihindukira rye, arababwira ati, bazabafata babatoteze, babace mu masengero, babarohe mu buroko. Bazabajyana imbere y'abami n'abatware, babaziza izina ryanjye. Ibyo bizatuma mumbera abagabo. Muzirinde guhagarika umutima mwibaza uko muziregura, kuko ubwanyu nzabaha imvugo n'ubuhanga abanzi banyu batazashobora kurwanya cyangwa kuvuguruza. Ndetse muzatangwa n'ababyeyi n'abo muvindimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha benshi muri mwe, kandi muzangwa na bose muzira izina ryanjye. Nyamara mumenye ko nta gasatsi na kamwe ko ku mutwe wanyu kazagira icyo kaba. Mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu.
Amahoro nshuti z'Imana, aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Nyagasani aragukunda, arifuza ko akomeza kukugenga ndetse no gukurengera. Amasomo kizu byacu dutegura uyu munsi araryoshye cyane. Tujya kuzirikana ku ijambo rimwe rukumbi ryitwa Sakrilego. Sakrilego ni icyaha wowe nanjye dushobora kugwamo, ubizi cyangwa utabizi, ariko icyaha ni uko nyine ubizi kandi ubishaka nanone. Icyaha bita Sakrilego waragikoze, nturagikora. Aha, niba utaragikora ube maso, urebe ukuntu giteye, urebe ukuntu gikoze nuko gikora, maze uze kuva ahangaha wafashe ingamba zo gukirinda kandi ugakizinukwa burundu. Kuzinukwa icyaha cya Sakrilego. Tugiye kubona ibintu bitatu kuri Sakrilego. Turabona igisobanuro cya Sakrilego bwa mbere, ubwa kabiri turaza kubona imiterere y'icyo cyaha, ubwa gatatu noneho turaza kubona ingaruka z'icyo cyaha. Ndagusaba rero kubukumira hakiri kare ingaruka z'icyo cyaha kugira ngo ejo n'ejo bundi kitazakugwirira kandi wumvise ibyanditswe bitagatifu biri gukubuza icyo cyaha. Umwana niwe babaje bati Sakrilego ni icyaha bwoko ki? Ati buriya Sakrilego ni nk'ibyaha 25. Undi ati Sakrilego ni urwaha runini cyane ushobora gukora rukagucisha ijosi. N'ibindi bisobanuro byinshi cyane, ariko ikigaragara koko mugani w'aba bana Sakrilego ni nk'ibyaha umurundo w'ibyaha 25, kuko ushobora kugikora rimwe ariko kikazazana ingaruka nyinshi cyane udashobora kuzarondora, udashobora gufatisha ibiganza. Baca umugani ngo akashinzwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Ikigaragara iyo watinyutse iby'Imana birangira rero uguye. Ese mubyeyi, banza unkorere umwitozo, nkururire ifoto y'urushishi ruri kubwira inzovu ruti ubu nakumena sha, nagukubita, ngwino ngukubita urushyi, ngwino nguhombore. Urushishi ruri kubwira nk'inzovu. Natwe rero tumeze nk'urwo rushishi imbere y'Imana, tudashobora guhangara ubuhangange bw'Imana. Iyo wibeshye rero ugahangara ubuhangange bw'Imana, ni wowe nanjye duhavunikira, kuko twebwe turi ibumba imbere y'umubumbyi, turi ibiremwa imbere y'umuremyi. Na niyo mpamvu tutagombye guhangara ubuhangange bw'Imana, nitwe twahangirikira. Reka duhere ku gisobanuro cya Sakrilego. Sakrilego ni iki? Sakrilego ni amagambo abiri y'Ikilatini, inshinga ndetse n'ijambo. Sakrilege, c'est profane, c'est voler, ni ugutinyuka ibintu bitagatifu. Profanation d'objets, de lieux, de personnes revêtis d'un caractère sacré. Ngo ni ukwandavuza ibintu, ahantu ndetse n'abantu, ni uguhemukira Imana, guhemukira abantu batagatifu, guhemukira ibintu bitagatifu, ni ukwiba. Niba ari uko bimeze, uze kureba inshuro umaze kwiba mu ngoro y'Imana, uze kureba inshuro umaze kwandavuza ingoro y'Imana, uze kureba inshuro umaze ukorera nabi ibintu by'Imana cyangwa abantu b'Imana. Ese ni iki gitari cy'Imana ubundi? Ese ninde utari uw'Imana ubundi? Ahantu uze kwibeshya ngo ugira ngo abihaye Imana gusa niwo ngo abantu b'Imana. Oya, umuntu w'Imana. Gukora Sakrilego ni ukugira nawe umuntu w'Imana. Reba rero inshuro umaze usagarira abantu b'Imana, inshuro umaze usagarira abantu bihaye Imana, inshuro umaze wiba Imana, wandavuza ingoro y'Imana. Buryo ushobora no gukomeza gusakuriza mu ngoro y'Imana ni Sakrilego. Kwiba mu ngoro y'Imana ni Sakrilego. Nirinze kuvuga gucururizamo ibintu byose ukora mu ngoro y'Imana bidahwitse. Ujye uvuga uti iyi ni Sakrilego nayo. Utangire rero ikumire hakiri kare. Nyuma yo kumva igisobanuro cya Sakrilego, reka turebere hamwe imiterere ya Sakrilego, anabyo cyane cyane amasomo aje akumira. Nyuma yo kumva ko Sakrilego ari ukubaha ikintu bitagatifu, kwandavuza ibintu bitagatifu, gucumura ibintu bitagatifu, twumvise urugero rukomeye cyane mu isomo rya mbere rwakoze Sakrilego. Umwami Baritazari agatinyuka ingoro y'Imana, ibyo se yasahuye byose nuko akabizana agatangira akabikoresha ngo we n'abatware be n'abaririmbyikazi be. Ni ukuvuga ko yakoze Sakrilego anayikoresha n'abandi. Ngo kuko Sakrilego ishobora gukomeza ikagera no kuri za gurupe zose tujyana nazo, nuko rero tukagira ngo turi kujyanamo kandi turi kuzica, kwica abandi, gukoresha abandi Sakrilego. Ikigaragara muri Sakrilego y'umwami Baritazari nuko azagera igihe ko akabona ko yahemukiye Imana, nibwo atumije Daniyeli nk'umuhanga kugira ngo musobanurire ibiri kuba. Twumvise akantu gakomeye avuze kandi ko kari muri Daniyeli, umwuka w'Imana, kubabwamo n'umwuka w'Imana. Umuntu wese wakoze Sakrilego umwuka w'Imana ugenda umushiramo.
uburinzi bw'Imana bugenda bumukamukamo. Ariko iyo witwararitse ugakomeza kubaha Imana, ugumana umwuka w'Imana nk'ubu wakoresheje Daniyeli akabasha gusobanura inyandiko Imana yari yohereje kugira ngo aburire umwami Baritazari, bityo amenye icyaha cye. Umwuka w'Imana uhishura ibyaha. Ariko iyo udafite umwuka w'Imana nubwo wagira ute, hari n'igihe utamenya ko icyo ukoze ari icyaha, ariko amaherezo ingaruka zizaza, kandi zizaza ari mbi zisharira ku buzima bwawe ndetse no ku buzima bwawe ushinzwe. Ngiye imiterere y'icyaha cya Sakrilego, uko gikora n'uko gikoze, ingaruka mbi zacyo. Menetekeri parsine, uburyo umwami azasoza bitewe n'uko yigumuye ku Mana, yiyemeye, yandavuje iby'Imana. Imana niyo mpamvu kuguhereza ibimenyetso bya Sakrilego wakoze, uburyo yandavuje ingoro y'Imana, uburyo watinyutse Imana. Uyu mwami Baritazari arakwibutsa njye nawe ko tutagomba kurangamira ibintu, ahubwo ko tugomba kurangamira Imana. Imana yaremye ibintu. Ese ari ibintu, ari nyiri ibintu, warangamira nde? Baritazari yarangamiye ibintu bituma abura Imana iwe. Umwuka w'Imana urazimira muri we. Mu gihe mu isomo rya mbere harimo uwahumanyije ibintu bitagatifu akabura umwuka w'Imana, nanone hakaza kwaduka ufite umwuka w'Imana akabasha gusobanura. Ibyo bikatuganisha ko umuntu asobanukirwa n'iby'Imana igihe agifite umwuka w'Imana, igihe afite roho w'Imana, igihe ari gukorana n'Imana. Mu ivanjiri ho baratubwira ko umuntu wese wemeye gukorana n'Imana nta kindi akora usibye kuba umuhamya wa Yezu Kristo. Naho ibyago byaza, ibibazo bikaza, ibitotezo bikaza, amakuba akaza, uwo muntu nta cyaba kubera ko aba yishingiwe n'Imana. Akashizwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Niyo mpamvu iyo ufite ubwishingizi mu Mana, uri mu biganza by'Imana, ntacyo waba. N'umusatsi wacu bishatse gutwibutsa ibintu bisuzuguritse, Imana nayo irabigenga. De detail. Ku Mana nta dukubo tubamo, hose Imana irahareba. Iyo wakoze nabi, Imana ibikureba. Ariko iyo wakoze nabi, ugabanya ubudahangarwa bw'umubiri wawe ndetse n'ubwa roho yawe, kuko uri kwikura mu biganza by'Imana. Nguko Abaritazari bikura mu biganza by'Imana kubera iki? Babuze umwuka w'Imana. Ariko intumwa ya Yezu Kristo igomba kumubera umuhamya, bityo uko ihamiriza Imana, ubuzima bw'intumwa bukagaragaza ko nta wundi ashingiyeho usibye ku Mana, nta wundi ucungiyeho usibye ku Mana. Kuguma mu biganza by'Imana. Iyo utashatse kuguma mu biganza by'Imana, nibwo uzohoka kuri za Sakrilego ukandavuza iby'Imana, ukirukana Imana iwawe, umwuka w'Imana ukawirukana iwawe. Ngiki kizagufasha kandi kikakurengera kwirinda Sakrilego. Mbere na mbere ni gusigasira umwuka w'Imana ugutuyemo, ndetse no kuba umuhamya wa Kristo. Ubuzima bwawe, ibikorwa byawe bigahamya ko Kristo ari ukugenga, ari ugukoresha. Naho ubundi iyo wiyemeye ukirata, wirukana umwuka w'Imana. Ariko ejo n'ejo bundi ingaruka z'icyo cyaha zo kwirukana Imana watangiye kugwamo, ejo n'ejo bundi zigatangira zikagaragara. Sakrilego yirukana umwuka w'Imana. Ngiki cya cyaha kirukana umwuka w'Imana, kuko nyine kiba gikomeye cyane, noneho kiza gihuha, umwuka w'Imana ukaba urazimye. Iyo umwuka w'Imana wazimye, nibwo uzasanga utangiye kudandabirana, kuko ubwirinzi bwawe, système immunitaire affaibli, watangiye nyine gucika intege, ari ku mubiri ndetse no kuri roho. Iby'Imana ntuhongeye kubyikoza. Wanabyikoza ukumva bibishye, cyangwa ukumva utari gushyikira Imana uko bikwiye, kuko warangize guca akagozi kari kakuziritse n'Imana kubera icyo cyaha cya Sakrilego. Ingingo ya gatatu, ingaruka z'icyaha cya Sakrilego. Ndifuza kukubwira ko icyaha cya Sakrilego ugikoze ameze nk'umurwayi ufata imiti, ikinini cyangwa urushinge cyangwa ubundi bwoko bw'imiti. Ndakubwiza ukuri, umuti ntabwo uhita ukora. Ushobora kuzakora nyuma, ushobora kuzakora uri gukwica cyangwa uri kugukiza, ariko ingaruka ziza nyuma. Abaganga murabizi kundusha ko umuti udahita unywa ikinini ako kanya cyangwa urushinge ngo urufate ako kanya ngo ubundi uhita ukira indwara urwaye. Bishobora kuza nyuma igihe cyaranarenze, akaba ariko umuti ukora nyuma. Nyine umuti ukora nyuma ukora iki? Ushobora kwica nyuma, cyangwa ushobora kwica nyuma niba bwari uburozi, kimwe nuko wakiza na nyuma niba koko ari umuti ukiza. Ngiki kinini ngiyo Sakrilego. Abantu benshi impamvu dukomeje kwiyandavuza mu byaha bya Sakrilego nuko twibwira ko nta bihano turi kubona, nta kimana iri kudutwara, nta kibazo kiza kuza. Ariko cunge ni nk'uwo muti, ni nk'uwo murwayi ufashe ikinini
gishobora kuzamwica cyangwa kikamukiza bitewe n'uburwayi arwaye. Sakrilego ingaruka zayo ziza nyuma. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore bari bubatse bashinze urugo ari abakristo b'indani. Ubwo umugore wo muri rugo akaba yarafite akazi yahawe na shebuja umukoresha mu ruganda. Igihe kimwe kiza kugera, umuyobozi w'uru ruganda akajya yongeza uyu mugore wo muri rugo umushahara kugira ngo arusheho kumwigarurira. Nuko rero bakajya kwibwirana bakaganira mu rurimi rw'Igifaransa igihe kirekire baryamana. Ariko umugabo ntabimenye kuko umugore yatinyaga ibintu bibiri. Yatinyaga ko azazanira umugabo sida, cyangwa akazanatinya ko azatwara inda itari y'umugabo. Ibyo agahora ku nkeke abyirinda. Uko kubyirinda rero mbere cyangwa na nyuma y'uko abonanye n'uyu mubose n'umupatro, agafata imiti ko kwiza gutuma atandura. Ubwo yagera mu rugo akipimisha agasanga atarandura kandi agasanga nta n'inda yatwaye. Igihe kiba kirekire uyu mugore agahorana ku bwoba, agahorana ku miti, agahorana imiti. Buri gihe cyose, igihe cyose bahuye n'umubose, igihe cyose ahuye n'umupatro, agafata imiti. Ntiyigeze yandura sida, nta nubwo yigeze atwara inda. Uyu mugore ahora ku miti, bwabwo yarafite kuko ashobora kwandura cyangwa agatwara inda, buza kugera igihe burashira kuko haraga ku miti, ahora afata imiti ikumira ibyo byamuteraga ubwoba. Nuko wa mubose akamwongeza amafaranga uko igihe kigeze. Umugabo ntiyigeze abirabukwa kuko bajyanaga gusenga, urugo rukagenda neza, ifunguro rikaboneka mu rugo, abana bakiga. Mbese nta kibazo kigeze kivuka muri rugo kuko ntabwo yigeze ahomba. Igihe kiza kugera bya bintu byo konye kibatarara bushyitsi, uyu mugore aza kurwara indwara y'impyiko. Impyiko zombi basuzumye kwa muganga basanga zaraboze. Nuko rero bamwandikira transfer mu kindi gihugu kuzajya kwivuza mu kindi gihugu. Uyu mugore araje abibwiye umugabo, bituye ku mugabo we. Umugabo ntazi ruhe na ruhe. Nuko umugabo afata icyemezo cyuko agiye kugurisha udusambu yari afite, akagurisha imirimo yari afite, akagurisha n'amatungo yari afite kugira ngo ajye kuvuza umugore we, amuvuze izi mpyiko, bikiraye ko umugore yakongera kugarura ubuzima. Ubwo hagati aho ngaho yibaze niba uyu mugabo wa mubose yakoreraga uyu mugore niba umubose uyu mugore yakoreraga, niba hari n'igiceri cyazateramo. Nawe yumukojeho aramushishwiriza. Uyu muyobozi nta na kimwe yamuhaye. Ubwo urumva hagati aho abana amashuri bagiye kuyacikiza, ibibazo bigiye kuvuka mu rugo, inzara igiye kuba ari yose. Nuko ageze kwa muganga mu bitaro bikuru, basanga impyiko zaraboze bitewe na ya miti yahoraga afata. Guhora ku bwoba nko ya miti yaje kwangiza impyiko ze. Ya miti imuzaniye kabutindi yangije impyiko ze. Na n'ubu wa mugore ari mu mahanga, ari mu bitaro, ategereje bwapfa na bwakira kuko amafaranga ni menshi azamuvuza, bigoye ko hazaboneka umuha impyiko. Ese uyu mubose umuyobozi aho azajya mu bakandida mu bazamuha impyiko yibuze ngo umugore yongere abeho? Ibaze nanjye nibaze. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Akenshi icyaha cya Sakrilego dukunze gukijyana gusa kwa ndavuze ibintu bitagatifu, abihaye Imana, umugabo uryamana n'uwihaye Imana, umugore uryamana n'uwihaye Imana, bamwe tukagarukira aho ngaho. Nyamara kandi kantu utaruzi kuri Sakrilego nuko Sakrilego ari ukwiba, gufata ibitari byawe, gufata umugore utari wawe, kwinjira umugore utari wawe, kwinjira umugabo utari wawe, guca inyuma mwashakanye. Aho ngaho uzavuga uti ni Sakrilego nakoze, kuko urwo rugo rw'abantu ugiye gusagarira ntabwo ari urwawe nyine, n'urugo rw'Imana. Uwo muntu yeguriwe umugabo we, yeguriwe umugore we, yeguriwe Imana muri ubwo buryo nyine, ariko wowe uratinyutse umutwaye ku ruhande rwawe. Iyo ni Sakrilego. Guca inyuma mwashakanye, kwinjira mu rugo rw'abandi ugakura agatama k'abandi, iyo ni Sakrilego. Kubera ko ari wo mukoresha, kubera ko ari wo umugenga, noneho ugashaka kumwigarurira, iyo ni Sakrilego mubyeyi. Abantu benshi twagiye dukora amasakrilego nuko tutari tubizi. Nawe ni nka Daniel aje gukuburira hamwe n'aya masomo ati ruriya rugo rw'abandi washenye, iyo ni Sakrilego. Buriya buriri bw'abandi washenye, uburiri bw'abashakanye nibwubahwe. Niba uzasanga ko wowe wabutinyutse urabwandavuje, aho uzavuga uti nanjye nakoze Sakrilego. Ingaruka se wagize ngo zizajya kure nanone? Aha, uzasanga ingaruka ushobora kutazibona uno mwanya kubera ko ntababonye, mwarihishe birakunda, kubera ibyo bwenge n'ubundi mwagiye mufata birakunda, kwihisha birakunda.
ariko ntabwo ushobora kwihisha ijisho ry'Imana, ntabwo ushobora kwihisha uruhanga rw'Imana, ntabwo ushobora kwihisha ikiganza cy'Imana. Nibwo Nyagasani igihe kizagera tangire kwandika ibimenyetso iwawe, mene tekeri parisine, ukazasanga nawe bya bimenyetso bikugezeho, za ngaruka zikugezeho. Abana, umugore, umugabo, abo mubana mu rugo inzara itangiye kubica. Kubera iki? Ya Sakrilego wakoze. Ingaruka za Sakrilego mubyeyi zimeze nko murwayi ufata ikinini kera kizamwisha cyangwa kikamukiza. Iminsi ikaba myinshi, ariko cya kinini kikazakora, cya kinini kikazazana ingaruka zacyo. Kandi wowe gifashe wikinira, ariko cyaba kiri kwangiza impyiko zawe. Buriya abagore benshi n'abakobwa benshi ntimuze kundakariraho muri, mushokaho mutari muzi ko ibyo binini byose wiyahuza mbere yo kubonana n'umugabo cyangwa n'umugore cyangwa n'umusore cyangwa n'umukobwa, ibyo binini ubanza kwiyahuza bigira ingaruka ku mpyiko, bigira ingaruka ku mwijima, bigira ingaruka ku mutima, bigira ingaruka ku gifu, cyane cyane ariko ku mpyiko. Niba uzasanga impyiko zawe zaraboze, wagize ngo iyo nshoreke yawe n'uwo muririmbyikazi wawe, umugani w'igitabo cya Daniyeli, wagize ngo bazagufasha kwivuza. Reka da, ubyare wifashe, abo twabyaranye nabo bahita baguteraho utwatsi. Nguko uko abayobozi babandi badukoresha bashobora igihe n'igihe kuba bari gukwica utabizi. Ngaho natekereza ababose bakora Sakrilego bakibwira ko bari guhemba kandi bari guhamba umuntu, ukaba waramuhambye mu mahanga. Ngize ingaruka zo gutangira yivuza ibirwara bigiye umutera, kuko abantu benshi twibwira ngo indwara ubwo irahita igaragara, ubwo nitagaragara ubwo nyine ngo nta kibazo. Nyamara indwara izaza nyuma, ari iya roho cyane cyane mbi kurusha izindi, niyo umubiri yazarega. Bakristo bavandimwe, Sakrilego ni cyaha kibi cyane, giteza ibyaha, akavuyo mu miryango yacu, mu buzima bwacu. Ubuzima bw'ubusabanyiramana kirabwangiza, kuko nyine ni icyaha kirukana Imana, umwuka w'Imana iwawe. Mugabo, umugore w'abandi umusubize. Mugabo wafashe umugore w'abandi umusubize hakiri kare. Umugore nawe wigaruye umugabo w'abandi umusubize hakiri kare. Sakrilego nukwiba umuntu w'abandi, ukamukoresha ingeso mbi z'urukozasoni, ukamwandavuza, ukamugira nabi. Aha, nawe rero muntu uwatwaye wihaye Imana akamwigarurira, nawe namugarure. Ndifuza gusoreza ku itegeko rya muganga rigira riti il vaut mieux prévenir que guérir, ngo ni ngombwa kwirinda aho kwivuza. Gira rero hakiri kare ukumira icyo cyaha. Niba cyaratangiye kugera ku irari ry'umuryango wawe, usubize iby'abandi, usubize ibintu bitagatifu by'abandi wibye, wandavuje, usubize abantu batagatifu b'abandi, ubareke. Wikora Imana mu jisho, wikwiteranya n'Imana. Umuntu w'abandi watwaye guhambara, ugakura abantu b'abandi mu makuva, mu mapresipiteri bibereyemo, mu ngoro y'Imana bibereyemo, nuko rero ukabajyana iwawe, ukajya kuhanywesha divayi, ukabakoraho ubufindo, ukabandavuza. Ingaruka ziri imbere. Muntu wandavuje umuntu w'abandi, ingoro y'Imana, uraza gusanga icyo cyaha abantu benshi twagiye tukigwamo. Ariko niba umaze kubyumva, tangira urugamba, utangira urugamba rwo kwirinda, utangira urugamba rwo gukumira icyo cyaha, kugira ngo ugororokere Imana, ubuzima bwawe butubwemo n'Imana, umwuka w'Imana uguturemo nk'aba Daniyeli, maze nawe ugire ubuhanga. Umuhanga nushakashaka Imana agahunga icyaha. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.